tukigera rero nk'uko padiri abivuze, abantu batangiye kureba hirya no hino, bakareba abapolisi noneho baje mu kiliziya bambaye imyambaro y'akazi, ariko icyadushimishije nuko yabahumurije. Nyagasani Yesu nabane nawe. Dukesha kuvuka bundi bushya, ubigirishije ibimenyetso by'agatangaza mu ruzi rwayo rudahari. Nuko ijwi riturutse mu ijuru. Muzi n'ibya Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore ibigishije Roho Mutagatifu, ikamuha n'ububasha n'uko yagendaga agira neza anyuze hose, akiza abahanzweho na Sekibi bose. Murakoze cyane. Ndi komisari wa polisi John Bosco Kabera, nkaba ndi umuvugizi wa polisi ariko nkaba nshinzwe n'itangazamakuru. Nkaba nshimiye rero uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tuze mu by'ukuri tubagezeho ubutumwa nk'uko twabyemeranyije n'ubuyobozi bwa Kiliziya mu Rwanda. Murakoze cyane. Bakirisitu bavandimwe, mu izina ry'ubuyobozi bwa polisi nagira mbabwire ko uyu munsi Kiliziya Gatolika yifatanyije na polisi y'u Rwanda mu gukwirakwiza ubutumwa bwo kubungabunga umutekano mu muhanda binyuze muri gahunda y'ubukangurambaga bwiswe Gerayo Amahoro. Ejo kuwa mbere tuzatangira icyumweru cya 36. Tukigera rero nk'uko padiri abivuze, abantu batangiye kureba hirya no hino, bakareba abapolisi noneho baje mu kiliziya bambaye imyambaro y'akazi, ariko icyadushimishije nuko yabahumurije. Ariko hari ibintu by'ingenzi bikomeye cyane duhuriraho, nakwita indangagaciro duhuriraho na Kiliziya Gatolika. Icya mbere ni ukubungabunga amahoro. Ibyo by'inyigisho yo kubungabunga amahoro, ikintu cy'amahoro tugihuriyeho. Muzi ko polisi ishinzwe ituze, umutekano n'umudendezo w'abaturage, ishinzwe amahoro. Rero murumva ko ari indangagaciro ikomeye duhuriyeho na Kiliziya. Icya kabiri, duhurira ku kintu cyo kubungabunga ubuzima. Mwabyumvise ko ntacyo yigishaga atavuze ikintu kijyanye n'ubuzima bw'abakirisitu. Polisi ifite izo nshingano, yaba mu mategeko yaba mu mikorere yabo ifite izo nshingano. Icya gatatu gikomeye cyane ni ikijyanye n'ubufatanye. Polisi yemera ubufatanye, yuko nta bufatanye buhari ubwayo ntacyo yakwishoza, ariko mu bufatanye cyangwa mu mikoranire n'abaturage n'izindi nzego yemera ko yagera ku nshingano zayo. Icya kane gikomeye cyane ndetse kireba n'iyi kampeni cyangwa se ubukangurambaga ni ikintu cyitwa ubworoherane. Ubworoherane ni indangagaciro cyane cyane ya Kiliziya Gatolika, ariko iyo nta bworoherane umutekano urahungabana. Ubwo polisi rero icyo gihe biba byakomeye. Ariko noneho iyo tugeze no muri gahunda ya Gerayo Amahoro, iyo haje koroherana mu muhanda, uko tugenda uva mu rugo ugiye ku kazi, uje gusenga, usubira mu rugo cyangwa usubira ku kazi, uvuye mu biro, ntiworoherane na mugenzi wawe mu muhanda, icyo gihe umutekano urahungabana ku buryo bivamo impanuka. Izo ndangagaciro ko ari enye zirakomeye cyane twumva twebwe duhuriraho na Kiliziya, kandi nabo twumvise yuko babyumva, ari nayo mpamvu bemeye ubufatanye. Nagira ngo mbabwire ko ku isi
buri mwaka miliyoni 1.3 by'abantu bahitanwa n'impanuka ku isi hose, ukurikije raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima cyangwa OMS. Abo bantu bahitana n'impanuka, abenshi muri bo ni abana hagati y'imyaka 14 hagati ya 14 na 19, ni benshi cyane. Urubyiruko hagati y'imyaka 20 na 29 ni benshi cyane. Abagenzi birenge cyangwa se amaguru mu muhanda ni benshi cyane. Abagendera ku mamoto ni benshi cyane. Abagendera ku magare ni benshi cyane. Izo mpanuka zose tuvuga zihitana ubuzima bw'abantu 80% bizitera byakwirinda, ukurikije ubushakashatsi bwakozwe n'uwo muryango mpuzamahanga. Nibyo tubona hano mu gihugu buri gihe umwaka ukuje n'undi kugiye, 80% byakwirinda. Ni ukuvuga rero abakristo bose ba Kiliziya Gatolika baramutse bagize uruhare mu kwirinda izo mpanuka, n'abakristo b'izindi nsengero cyangwa se b'ayandi madini bakirinda izo mpanuka 80% bakurikiza amabwiriza cyangwa amategeko uko ameze, iki gihugu kugira ngo kijye kugira umuntu ugwa mu mpanuka yaba ari impanuka ikuye kuba impanuka udashobora kuba wagira uhungira. Nizeye ko ubufatanye dutangije uyu munsi ku mugaragaro bugiye muri icyo cyerekezo kandi umusaruro tuzawubona. Ni ikibazo gikomeye cyane. Gahunda ya Gerayo Amahoro rero, abantu birinda iki cyangwa se bakwiye kwita ku biki iyo barimo kugenda mu muhanda? Ibinyabiziga cyangwa ugitwaye akwiye kuba agendera mu kuboko kw'iburyo buri gihe. Ndabona hanze hano hari imodoka nyinshi ziparitse, hano hari abagenda bakazitwara. Uva hano agiye gutwara ikinyabiziga cye akwiye kugendera mu kuboko kw'iburyo hano, areka kugendera mu kuboko kw'iburyo gusa iyo ashatse kunyura kuri mugenzi we akamunyuriraho ibumoso, yamara kumunyuriraho ibumoso akongera akagaruka mu kuboko kw'iburyo. Ibyo tumaze kubona, tumaze iminsi tubona, n'ubu nabyo bizashyirwaho imbaraga cyane, ni uburyo abantu bagendera mu kuboko kw'ibumoso batwaye ibinyabiziga. Kirazira kikazirizwa, ni amakosa yo mu muhanda, yatera impanuka ikaguhitana, igahitana abandi, igahitana n'ibintu n'ubuzima bw'abandi n'ibikorwa remezo. Mutubabarire uvuye ahangaha mu gihe udashaka kunyura kuri mugenzi wawe, mu muhanda, guma mu kuboko kw'iburyo, niho wa munyamaguru uze ugenza amaguru muzabisikanira. Abo bantu rero banyura mu kuboko kw'ibumoso, amategeko y'u Rwanda asaba yuko abantu umukono wo gutwariramo ari iburyo. Ubwo baba bagiye mu bindi bihugu, ubu uri mu Rwanda, mu muhanda wo mu Rwanda, ariko mu by'ukuri utwarira ikinyabiziga cyawe mu mahanga, aho amategeko yemera yuko utwarira ibumoso. Ibumoso uhajya gusa iyo ugiye kunyura kuri mugenzi wawe, wamara kumunyuraho ukongera ukagaruka hariya. Ni ikintu gikomeye cyane kirebana n'icyo cy'abanyamaguru. Kwambukiranya imirongo. Ejo bundi kuri Noheli twagiraga ikiganiro na televiziyo Rwanda, turi hariya ahantu Nyamirambo, noneho turimo kubaza abaturage, tuvuga n'abaturage, baratubwira bati ubu abana basigaye bajya kwambukiranya imirongo, kwambukiranya imihanda, bakatubwira oya, ntabwo ni bambukiranya ngaha, akagenda agashaka ahantu habugenewe hari imirongo yo kwambukiranyamo. Turasaba abanyarwanda bavandimwe bakristo n'abandi bari butumve yuko kwambukiranya umuhanda aho imirongo iri yabugenewe kwambukiramo ari ukwiye kujya ukahambukira. Wahagera ukabanza ukitonda, ukareba ko umushoferi yakubonye nawe ukamureba, niyo mutavugana umwereka icyo ugiye gukora ku buryo uko ugenda n'icyo wenda gukora ahita akibona, bityo bigatuma aguha umwanya wo kugira ngo wambuke. Aho iyo mirongo itari rero, ukwiye kugenda ukitonda, ukabanza ukareba neza ko imodoka yakubonye, kandi ntiwambukiranye umuhanda nyamuneka wirukanka. Ni amakosa akomeye cyane, ni amakosa akomeye cyane kwambukiranya umuhanda wirukanka, kwambukiranya umuhanda urangaye uvugira kuri telefone, wambaye kuteri wumva imiziki cyangwa se indirimbo, wandika ubutumwa bugufi.
gusohoka ngaha mu kiliziya ukabwira mu rugo yuko uje ukaba wambukira umuhanda wambuka ubutumwa bugufi ni amakosa. Ugashyiramo kuteri wumva izindi ndirimbo cyangwa se izindi mwafatiye ahangaha uzumva ukambukira umuhanda uriteza ibyago, kirazira kikagiririzwa. Ukwiriye kubushishoza niba wambukiranya umuhanda waho imodoka zinyura mu muhanda ari ibiri ukagira iburyo, niba ugiye kwambukiranya ahantu imodoka zituruka iburyo wagira hari ukareba aho zigiye kwambukiranya ituruka ibumoso bituruka imodoka zituruka, birumvikana. N'ahandi twavuga ko ugomba kugendera iburyo cyane cyane iyo imihanda ifite impande ebyiri hagati hanyuramo ikintu kigabanya iyo mihanda, ukwiye kubyumva gutyo. Ariko niyo nanone imodoka zibisikana uba ukwiye kumva ko ugomba kujya kuri ruriya ruhande undi akajya kuri ruriya ruhande kugira ngo mutamwakora impanuka. Icyo nicyo kigomba kugira ngo cyumvikane. Mukirinda rero kurangara kuri telefone. Ikintu gikomeye cyane gitera impanuka kindi si musika, ni umuvuduko. Nyamuneka iyi gahunda yagera amahoro kugira ngo uzajye kujya ugiye amahoro nuko bubahiriza amabwiriza. Ariko kimwe mu kigutera gishobora kugutera impanuka ndetse njyana muntu ntihagire urokoka cyangwa se niyo yarokoka akaba ikimuga, ni umuvuduko ukabije. Irinde umuvuduko, mugende ku muvuduko wabugenewe. Ntabwo abandi ujya bumva bavuga bati, hari abajya bavuga iyo mvugo abantu bakavuga ngo aho gukererwa mu nzira cyangwa se mu muhanda nakererwa, ko bajya babivuga mu bitaro, ariko ntabwo ari byo. Amagara, ubuzima burasesekara ntayorwa. Iyo uvunitse urugingo cyangwa urugingo rwawe rutakaye cyangwa rukaba ikimuga, biragoye kubugarura. Kandi mu by'ukuri hari inyigisho, hari amategeko, hari abantu bagufasha kugira ngo bakugire inama y'uburyo ugomba kugira ngo witware. Umuvuduko rero ni muyirinde hirya no hino, mwaba muva mu rugo muza gusenga, mwaba mujya ku kazi, mwaba mujya mu ntara gusura abavandimwe, aho mugiye hariho hose mukirinda nyamuneka kugendera ku muvuduko ukabije. Ikindi ni ukumenya ubwo burenganzira bw'amaguru twavugaga. Uburenganzira buri muntu ni ingenzi, niya ndangagaciro twavuga duhure na kiliziya y'ubworoherane. Ubworoherane, nyamuneka muntu ufite ikamyo, muntu ufite imodoka nini, ijipe, Prado, Land Cruiser, ukwiye kumenya yuko umunyamaguru ugenza amaguru y'abiri afite uburenganzira mu muhanda. Ufite igare afite uburenganzira mu muhanda. Ugendera kuri moto afite uburenganzira mu muhanda. Ugendera mu ivatiri afite uburenganzira mu muhanda. Ukamuha priority, ukamuha uburenganzira bwo kunyuraho abufite yemererwa n'amategeko. Ariko noneho ko ufite n'imodoka nini, niyo nini, uba ukwiye guha, ishobora no kugonga ikayihungabanya n'abo bantu, uba ukwiye guha iyo modoka nayibara nk'umunyantege nkeya ukayiha uburenganzira ikagenda. Kubera yuko abanyantege nke mu myigishirize, mu muco n'ubundi dukwiye kububaha, tukabubahiriza. Kubagendera kuri za moto, nyamuneka, ejo bundi turimo gutanga ikigeranyo cy'impanuka, twasanze abanyamaguru aribo bapfuye benshi mu mwaka usoza itariki 3 z'ukwezi kwa mbere. Ejo bundi turimo guhura n'abanyamakuru, twasanze abagenda amaguru benshi aribo bapfuye. Nibyo twavugaga, kubera uburyo bambuka umuhanda n'uburyo ababagonga batabaho uburenganzira. Abandi twasanze bapfa cyane ni abamotari n'abandi bari kuri moto. Bantu muri vuba mukagendera kuri moto, turabasaba yuko mwambara kasike, iriya ngofero yabugenewe kugira ngo nugira impanuka ushobore kuba utagira ikibazo gikomeye cyane. Ikindi, nta kwirukansa umumotari. Nyamuneka irukanka cyangwa mubwira ngo nyura hagati y'ibinyabiziga, bamubwira ati nyura aha ngira ngo mujya mubibona. Ni ikibazo gikomeye cyane kirimo bitera impanuka. Ariko noneho wimwemerera gukora amakosa, kunyura sansinike, kuviyora ibyapa byabugenewe, akagera kuri feruje y'amatara, habura amasegonda 5 cyangwa ngahe akagenda. Niba agenda mukomangu turajya he, ngari amatara arakuza kugenda. Abenshi niko bimeze. Ubutumwa burakomeye cyane, ni ingenzi kandi namwe mujya mubibona.
nta muntu ugomba kugutwara umumotari cyangwa umutaximane cyangwa utwaye imodoka ariyo yose ukwiye kugutwara nk'aho atwaye umuntu udahumeka, kandi wumva ufite ubuzima, utekereza, uzi ko byagutera ibyago. Mwangire uri ku muvuduko mwinshi, winyirukansa, wiviyora ibyapa, wintwara wanyoye ibisindisha. Nicyo tugiye kugeraho, gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha. Nacyo kiri mu gituma ejo bundi twatanga imibare twarabivuze yuko impanuka zituruka kuri ibyo bintu, cyane cyane gukora impanuka wanyoye ibisindisha, imivuduko cyangwa se warengeje umuvuduko, kuva aho dushyiremo imbaraga, polisi y'u Rwanda yashyiremo imbaraga, byagaragaye ko birimo kugabanuka. Reka rero tubikomeze. Ikindi rero ni abantu bafite abana hano. Iyo turi ku mihanda naho tugenda buri munsi, tubona ababyeyi batwara abana bahagaze mu binyabiziga. Ni ikosa rikomeye cyane. Umwana wawe icyambere murinde kwicara imbere n'umushoferi. N'umwana murabona aba bana babatijwe cyangwa n'abandi, ugasanga umubyeyi mwicaranye nawe imbere n'umushoferi. Iyo akandagiye bureke cyangwa se fure, habaye ikibazo, uwo mwana ni ubanza gukubita umutwe cyangwa iki ku modoka. Umwana yikubera urukingo cyangwa ingabo imbere yawe, umwana mushyire hariya inyuma mu modoka, muzirika umukandara. Niba wumva bidashoboka, jyanayo nawe umuzirika umukandara. Niba bidashoboka, izirika umukandara umufate.